Mwami Imana turagushimye icyubahiro kibi cyawe tuje imbere z'amaso yawe y'ubwiza bwawe dusenga kugira ngo iri jambo rigiye kumvwa no kwakirwa n'imitima y'abanyarwanda kuri iyi televiziyo kuri izi mikoro za televiziyo uriho umugisha kuko ryo rirejejwe. Mwami Imana uririndire mu mitima y'abanyarwanda rizabashe kwera imbuto nyinshi. Kristo muzima abadukurikira n'abazaryumva ibihe bizaza, Mwami Imana ubaha umugisha. Turasenze ngo ubane natwe udushyigikire kandi urisohoreshe nk'uko wabivuze ngo ukurikirana ijambo ryawe ugakurikirana ibihe n'ibihe ukaririnda kugira ngo rizasohoze icyo wasize uritumye. Bana natwe dufashe kandi udushyigikire, tubisenze dusaba twizeye mu izina rya Yesu, amen. Nitwa Ntirushwa Amaboko Jean Pierre, nkaba ndi umukozi w'Imana, ubutumwa bwiza mu byanditswe ndetse no mu ndirimbo ziramya zikanahimbaza Imana, nkuko twagiye tugenda tubikurikirana uko bukeye n'uko bwije, kandi mu rugendo rwiza twatangiye tugamije no gukomeza ndetse kugeza igihe Umwami Imana azadushoboreza tukiri mu isi. Bibiliya iravuga ngo turadufashe igihe mu ntambara, ariko twiteguye gukomeza ndetse kugera mu gihe cyose gishoboka kwamamaza Umwami Yesu Kristo. Ni intego n'inshingano yacu. Uwiteka abane natwe. Ubundi mu karere ka Kicukiro, umurenge wa Gatenga niho mperereye, ndi umuvugabutumwa bwiza. Niyo mpamvu kuri uyu munsi hari ijambo nazaniye abanyarwanda ryiza cyane rishobora gukora imirimo n'ibitangaza ku butumwa bwiza. Ubwakiriye neza ukabwakirana umutima ukunze, burashobora kugira aho bugukura naho bukugeza. Ijambo nashatse ko uyu munsi tuganiraho ni ijambo rirema, rikiza, rikora kandi rihindura byinshi ku buzima bwawe. Riravuga ngo Imana iri muri wowe. Hari Imana iri muri wowe itandukanye n'Imana abantu batunze. Hari Imana yawe, Imana ikumara ubwoba. Hari Imana ikuzi mu buryo abantu batakuzimo. Iyo bahagurutse Satani akavuga ngo uriya, Imana iravuga ngo namumenye mbere yuko umubona, wimwishima hejuru. Icyo nababwira cyiza kandi gikomeye kibakora ku mutima nk'abanyarwanda nk'igihugu cyambyaye, nkunda u Rwanda cyane kandi nkanarwifuriza ibyiza ku manywa na nijoro uko bukeye n'uko bwije. By'umwihariko abakristo kubw'ijambo ryiza nabazaniye, ndagira ngo mbasabe kugira ngo babashe kurikurikira no kuritega amatwi, kuko ryagira aho ribakura naho ribageza. Ubusanzwe kubamenyereye banzi bazi neza ko icyo njya gufashisha abantu cyangwa se gifasha abantu kibanza kumfasha kuri gihe. By'umwihariko ku banzi n'abankurikirana, ndashaka ko tuganira ku ijambo rivuga ngo witinya kuko hari Imana iri muri wowe. Witinya, Kristo ari muri wowe. Ijambo rivuga ngo Imana iri muri wowe ni ijambo riri buze kugukora ku mutima kandi rirabyutsa, rirakora igitangaza ku buzima bwawe. Nzi ko hamwe n'Imana byose birashoboka kuko Kristo Yesu ni umucyo. Nkuko twari tubigarutseho bene data, inshuti bavandimwe, banyarwanda ba Kristo bene data, Umwami Imana abagirire neza kandi abaha umugisha, akomeze kubagura mu nzira munyuramo mu byo mukora byose. Tugarutse mwa rya jambo ryacu Imana rivuga ngo Imana iri muri wowe. Umutwe w'amagambo mbisubiyemo neza ni ijambo rivuga ngo Imana iri muri wowe. Mwene data, Imana iri muri wowe hari icyo yakuvuzeho, hari n'icyo yakugeneye, ndetse ikiyagiteguye mbere yuko ubaho, ikiyagiteguye mbere yuko abantu bakumenya. Imana yari ikuzi, yakumenyeye kure abantu batarakumenya. Yabwiye Yeremiya ngo yewe Yeremiya we, ndakureba ndakuruzi. Mbega uruzi iki? Ndabona inkoni y'umurinzi. Imana yakurebeye kure, irakwitegereza, isanga ukwiye kubaho kubera ko yari iri muri wowe. Imana itaza kuba muri wowe, wowe ntuburiho, ntuba wibukwa, ariko kubera ko yahabaye ikakubera Imana, byagize itandukaniro hagati y'abantu n'abakwitiranya. Imana iri muri wowe hari ikizakora yakuremeye. Imana iri muri wowe ifite impamvu yaguteganyirije kugira ngo umenye aho uva n'aho ujya. Yiteguye kukurenza ibyo abantu batakurenzamo. Hari Imana iri muri wowe igireba ikitegereza, ikamenya ahantu abantu bagusize, ikahareba ikahitegereza, ikamenya icyo ikwiriye gukora ku buzima bwawe. N'ahatarahiza hakugeza, nta kure haba Imana itakura umuntu, ndetse nta na kure heza Imana itamushyira.
nzanye ijambo rivuga ngo Imana iri muri wowe. Yakumenya ukiri urusoro mu nda ya nyoko wakwibarutse, ikumenya uri mu bigeragezo, uri mu ntambara, ikumenya uri mu nzu y'imbohe, ikumenya uri umusinzi, uri umusambanyi, uri umurozi, irakurebera kwitegereza, iravuga ngo nakunyuzeho nsanga wigaragura mu ivata ry'ibyaha byawe, ndongera ndarema. Nubwo icyo yaremye abantu batakirebye ngo bakitegereze bavuge ngo ni iki niki, nyamara Imana yaremye ikintu gikomeye, iravuga ngo baho. Irakurebera kwitegereza, iravuga ngo baho. Ititaye ku bizira byawe, ititaye ku bwambara busa bwawe, ititaye ku kuntu bayeho, yarakurebye iravuga ngo gira gute baho, kubera ko ari Imana iri muri wowe. Erega ubaye mubi waba muburu w'Uwiteka Imana, ubaye mwiza waba mwiza ariko uri uw'Uwiteka Imana. Mu byaremwe byose nta kiza nk'umuntu, nta gisa nawe. Niyo mpamvu nyankunda kubwira abantu ngo ukuri kose bishimira Imana, kuko Imana iri muri wowe, yakuremye ikuzi. Nta muntu wagira icyo guhinduraho, nyamara uri indege wavunika ibaba bakaryunga bakongera bakariteranya. Ariko kubera ko uri umuntu waremwe n'Imana kandi gukuye mu mukungugu mu butaka, ni nayo mpamvu ijambo ry'Imana rivuga ngo mu mukungugu niho wakuwe, ni naho uzasubira. Ariko umwuka uri muri wowe uzasubira gusanga Imana yawuhanze, Imana yawuremye. Icyo nicyo kikugize umuntu, kandi niyo Mana ndi kukubwira iri muri wowe. Mpamagaye izina ry'Imana ku buzima bwawe kugira ngo ryongerere kwibutsa amasezerano Imana yagiranye nawe, yashyize ku buzima bwawe. Kuko Imana yari iri muri wowe, yari izi kuzambara ukaberwa, yari izi neza ko uzishima, yari izi neza kuzagira ubuzima bwuzuye, kandi yari izi kuzava mu bwana ugakura ukaba umugabo, ukaba umupapa, ukaba umumama, ukaba se w'abana, ukaba nyina w'abana, abahungu n'abakobwa. Ishimira ibyagezweho kandi ubisigasire, ubirinde, ubihesha agaciro. Bibiliya iravuga ngo noneho urinde ibisigaye bitarangirika, bigiye gupfa, kugira ngo Uwiteka Imana agire gute aba ari byo yagura guhereho umugisha. Urabaza uti bese ni gute koko birashoboka ko dushobora kurinda ibyagezweho? Nuko Imana ibwira Mose ngo mbese ufite iki ngo mpereho. Imana iri kugusaba, iri kugendana nawe uko bukeye nuko bwije. Abanyarwanda bajya bakunda kwa ngo bagiraga Imana, ngo tugira Imana yirirwaga handi, ngo yirirwa handi hanyuma y'igihe gataha, ngo bwamara kwirigataha mu Rwanda. Ahubwo ntitaha mu Rwanda gusa, irahirirwa ikajya gukora, ikorera Abanyarwanda, ikajya gushakisha, ishakishiriza Abanyarwanda, kuko ari Imana yabo, Imana iri muri bo. Imana itabanye nawe wajya wumva buri munsi byacitse. Imana itari muri wowe ngo iguhumurize kureme umutima, wajya wumva uriho utariho. Ariko kubera ko Uwiteka Imana ari muri wowe, byose birasobanuka bikagenda neza. Katujye mu byanditswe turebe icyo Imana ivuga ku jambo rivuga ngo Imana iri muri wowe. Imana iyo yamaze kuba iri muri wowe, iyo yamaze kugera muri wowe, hari ibintu ikora, hari ibintu kwinjizamo, hari ibintu gukorera, hari amateka ihindura. Katureba abantu bagize Imana muri bo uko byabagendekeye. Tugiye kureba amagambo y'Imana cyangwa se ijambo ry'Imana riboneka mu gitabo cy'umuhanuzi Daniyeli, ibice 3 n'umurongo waho wa 13. Turasoma mu izina rya Yesu. Umutwe w'amagambo aravuga ngo Saduraka na Meshake na Abedenego banga kuramya igishushanyo. 13 haravuga ngo nuko Nebukadinezari ararakara cyane, ategeka ko bamuzanira Saduraka, Meshake na Abedenego, nuko babashyira umwami. 14 Nebukadinezari arabakabuka, aravuga ati mbese Saduraka na Meshake na Abedenego, nimwe mwabyitumye kudakorera Imana zanjye no kutaramya igishushanyo cy'izahabu nakoze? Nuko noneho nimwumva amajwi y'amahembe n'imyirongi n'inanga n'isambuka n'amabubura n'amakondera n'ibintu by'ubwoko bwose bivuga, mukemera kubarara hasi mukaramya igishushanyo nakoze, ni byiza. Ariko nimutakiramya, ako kanya murajugunywa mu itanura ry'umuriro ugurumana. Mbese Imana iri bubakize amaboko yanjye ni iyihe? Amen. Twagarukira aho ngaho.
ijambo rivuga ngo Imana iri bubakize itanura ryaka rigurumana benyegeje inshuro 7 ni iyihe? Iyo Mana yari iri muri bo niyo iri muri wowe uyu munsi, ariko iyi Mana igendana n'amahitamo y'umuntu. Imana ibwira Kayini ngo dore ikizira kiri tugatuze imbere y'umuryango w'inkomangirizo y'inzu yawe, ni wowe wo kugitegeka. Iki ngiki nugitegeka urahirwa. Amahitamo y'umuntu, imitekerereze ye, imikorere ye, uko umuntu ahitamo gutuma Imana iri muri we igira ibintu irema, bituma Imana iri muri we imushyigikira. Ariko burya tujya tugira ijambo riduherekeza mu buzima bwa misi yose, amahitamo meza yose abaturutse ku Mana, ariko ngo igiti kitera imbuto cyose kiratemagurwa kigatabwa mu muriro. Niyo mpamvu uko bukeye nuko bwije tuba dukwiye gushishikarira gukora ibyiza tugifite uburyo, kuko hari igihe uburyo tuzabunyagwa n'igihe kikagenda, igihe kikarangira. Bibiliya iravuga ngo kubwiriza bizarangira, kuhanura no kurota no gukora indi mirimo bizarangira, kuramya Imana no kuyihimbaza bizahoraho iteka ryose. Imana iri muri wowe yagukoresha imirimo n'ibitangaza bitandukanye kandi birenze ibyo Saduraka na Meshaki na Abedenego bakoze, ngo nuko kuko bari bafite Imana yari iri muri bo, ngo barayirebye bayiha agaciro, barayigaragura, barayitegereza, barayizenguruka, ngo barayireba bibuka ko yigeze kubana n'umukurambere wabo, ngo Mose yayibonye yaka mu gihuru cyaka umuriro, ngo nuko iramubwira ngo namara gukwetura inkweto ngo iri buze gusa naho ihindukira, ngo iramwereka mu bitugu hayo. Uyu munsi dufite igihe cyiza cyo gukorera Imana no kubana nayo. Dufite umwuka wera aradusanga akatubwira byinshi, ibihishwe ukamenyera kure, ngo amenyera kure ibyo twibwira. Ibyo amenyera kure twibwira arabikurura akabizana hafi yawe, kuko ari Imana iri muri wowe ikakubwira ibiriho n'iby'igihe kizaza, kugira ngo ubeho wuzuye kandi ube mu buzima bwiza bufite intego. Imana iri muri wowe yahindura amateka, we waryamaga hasi ukaryama nk'abandi. Imana iri muri wowe yahindura amateka, we wagendaga n'amaguru uko bukeye nuko bwije, ukagira ikinyabiziga cyawe ukakigenderamo kandi ukagubwa neza ukishima. Imana itanga amahoro, ngo niyo itanga amahoro igaha umuntu ibitotsi bye akaryama agasinzira akizigura. Imana iri muri wowe igigira ibyo ikora. Imana iri muri wowe igiguhesha umugisha uko bukeye nuko bwije. Nubona ukora bigakunda, ntukajye wishuka ngo n'ubwenge, ntukajye wishuka ngo n'imbaraga, ahubwo ubyuka kare kare ukajya mu mihangayiko. Umugisha w'Imana ubana nawo mu buryo buhishwe mu ibanga. Yafunze nta wafungura ngo nikinga ntihagire ukingura, nikingura ntihagire ukinga. Imana iri kumwe nawe mu muryango muto usuzuguritse wavutsemo. Imana iri kumwe nawe muri zone ntoya ubayemo. Imana iri kumwe nawe mu buzima buto bugufu ubayemo. Imana iri kumwe nawe mu buzima bugaru ubayemo. Iki gusaba nuko hari aho wavuye, hari naho ugomba kujya, kandi biri mu isi tuzatera intambwe tubisige. Ngo nuko Yesu arimo asenga, ngo yicumyeho gatoya asanga bigishwa bagize basinziriye. Hari igihe ibintu byose bizasinzira ku buzima bwawe, akaba ntacyo basha guhamagara, akaba nta kibasha kukwitaba, akaba nta cyagutera inkunga. Hari aho uzagera amafaranga ntaharenge, hari aho uzagenda ijambo ufite rigahagarara, hari aho uzagera byose bikarangira. Ariko ijambo rirambwira ngo mu rupfu Kristo Yesu turatambukana, Kristo Yesu mu bihe bigoye turagendana. Ndakubwira ngo niba ushaka ubutunzi bukomeye buruta ubundi bwose bw'ubutunzi bwabayeho, tunga Yesu nk'Imana iri muri wowe, kuko iyo Mana iri muri wowe nije gukora imirimo n'ibitangaza kandi nije kurangiza byose. Ndagira ngo nkubwire ngo nkiri imbere ya mikoro ya za televiziyo unyitegereza umbona, hari Imana izaguha ubugingo, hari Imana igusezeranya umwuka wera, hari Imana iguhamagara, hari Imana igukomangira, hari Imana iri kumwe nawe, hari Imana y'umwishingizi. Abandi bagira Radiant, bakagira Prime Insurance, bakagira n'izindi nyinshi cyane. Bagira ubwishingizi butandukanye kuko ari abantu babitekerezaho. Shaka ishinganishe mu maraso ya Kristo Yesu. Uhamye ibyo aravuga ngo amen. Ngwino Mwami Yesu. Kugaruka kwa Yesu ni hame ridakuka kandi azaza ntazatinda. Niwe Alpha na Omega, itangiriro n'iherezo. Uzabanza ibya mbere, wabanje ibya mbere, uzasoza n'ibya nyuma. Ndimo ndasoza, ariko Umwami Imana ari muri wowe. Ntubyibagirwe, ntubitindeho, ubyizeze umutima wawe. Ni ijambo riri alize ku buzima bwawe, rishobora kubyutsa ibyaguye muri wowe, rishobora kuguha amateka mashya. Kandi ndagira ngo nkubwire ngo Umwami Imana aragukunda. Hari amateka meza y'Abisirayeli. Usoma ibyanditswe birakwereka uko Uwiteka Imana yakuye Abisirayeli mu bunyage.
uko niko tuzava muri iyi si dushoje urugendo. Yesu niba atinze urupfu ruraje. Abantu benshi ntabwo bari bazi neza ko ibi bizaba. Ndibuka itariki ya 3 ubwo narimo mbwiriza ahantu hamwe kuri ADPR aha mu Gatenga, ndababwira nti ndabona marayika avugana nanjye ngo haje icyorezo kije kujya cyunamisha umuntu ngo numukozeho nawe akunama. Ngira ngo murabona aho coronavirus itugeze, ariko Kristo Yesu hari icyo yayivuzeho, hari n'icyo yateganije n'icyo yabivuzeho. Tuzi neza ko turi mu nzira yo kunesha. Ndimo ndasoza. Imana iri muri wowe, nta kinanira Uwiteka Imana mu gihe cyashyizweho, ariko abantu byabananira bikabacanga. Shoje mvugana nawe wabuze urubyaro, uri ku kigeragezo cyo kutabyara. Uwiteka Imana ari muri wowe, nubwo uri kuri icyo kigeragezo cyangwa se kuri icyo cyago cyangwa se kuri uwo mubabaro, hari Imana iri muri wowe. Kiragutuza no kwihangana. Ntabwo uzabura byose, kuko Imana imenya ikibanza ikamenya n'igikurikira. Ndabakunda. Shalom. Umwami Imana bampera umugisha, kandi kuwiteka Imana iri kumwe namwe. Reka dusenge dusoza. Mwami Imana turagushimye, icyubahiro kibi cyawe. Dusengeye iri jambo rigiye kumvwa n'imitima y'Abanyarwanda, rimaze kumvwa n'imitima y'Abanyarwanda n'abakomeza kugenda baryumva. Nyiringabo Imana ubakomeze kandi ubashyigikire, ubasohoreshe Mwami Imana imigisha n'ibyiza, ibyo byose ubaherekeze muri bo, kandi Nyiringabo Imana bagere kuri byose uko bukeye n'uko bwije. Uhabwe icyubahiro, imirimo n'ibitangaza biboneka mu ijambo no mu byanditswe bibakurikirane. Urakoze kuri Imana, kandi ubuzima bwuzuye bube ku Banyarwanda none n'iteka ryose, mu izina rya Yesu, amen. Shalom, shalom, shalom. Amina.